umukristo wese akimara kwandikirwa ubusirikare ahabwa akazi. Ukeneye kubaho ubuzima bwiza tutanashyizemo bya bindi twita iby'umwuka, iyo usomye Bibiliya ugira isuku, iyo usomye Bibiliya uba umuhinzi mworozi mwiza, iyo usomye Bibiliya uba umubaruramari mwiza, iyo usomye Bibiliya uba umuganga mwiza, iyo usomye Bibiliya uba umuyobozi mwiza. Haleluya. Isi yatubeshye ikintu kimwe, iratubwira ngo iyi Bibiliya itandukanye n'ubuzima bwa buri munsi. Bati niba ushaka iby'umwuka byo kujya mu ijuru uzajye muri Bibiliya, ariko iby'isi uzajye mu bitabo by'isi n'ubundi bwenge bw'isi busanzwe. Ariko reka mbabwire, uwaremye ibyo bindi bavuga ngo ni iby'isi ni nawe wanditse Bibiliya. Uwaremye ibyo bindi bitirira ngo ni iby'isi ni nawe wanditse Bibiliya, kandi uburyo yabiremye biri muri Bibiliya.